Bakunzi ba televiziyo Icyagire, twongeye kubasuhuza nyuma y'ikiganiro twakoze ejo twakoze ikiganiro kivuga kiti uburyo bwo kumanaginga cyangwa uburyo bwo kubyaza umusaruro ibikomere umuntu aba yarahuye nabyo. Buri wese nta muntu wavuga ko wakwemeza ko nta gikomere yahuye nacyo. Yaba umuntu wese uri mu nteko y'abantu. Hari ibintu twajaga twiga kera ngo by'inteko, umuntu wese uri mu nteko y'abantu hari igikomere aba yarahuye nacyo. Ariko ibikomere iyo utabimanaginze nyine byo birakumanaginga, kandi iyo bikumanaginze umusaruro ntabwo uba ari mwiza. Rero ababashije kukibona, hari muri bo hari abagiye bashyiraho komenti nabibonye nziza nabikunze. Uyu munsi rero dufite ikiganiro kindi gishyashya kivuga ngo tureke ubugoryi twemere Imana. Iyo nsanganyamatsiko cyangwa iyo sije imeze nk'aho harimo ibintu by'ubushotoranyi no gutukana, ariko ndabizi ko ibirimo ari byiza. Impamvu nabyise ntyo, tureke ubugoryi cyangwa ubujiji twemere Imana. Ndifashisha hari ikintu cyitwa, hari abantu bita ngo abasiyantifike. Abasiyantifike ngo ni abantu ngo baba bagendera ku bintu ngo by'ubwenge, ngo iby'ubwenge budashobora kumva ngo ubwo ngo ntabwo biba bibaho. Kandi epuruta mu gifaransa, hirya ubwenge aho bugarukira realite irakomeza. Realite irakomeza, nibyo ngiye kubereka. Kugira ngo tubigereho rero birasaba ko twifashisha icyo bita ngo théorie, le niveau de la connaissance. Le niveau de la connaissance, connaissance ni ubumenyi. Ubumenyi ubundi buba mu byiciro bine. Noneho hari igihe umuntu abaza icyiciro kimwe akumva ararenze byahatari, akajya agenda yikina, akajya agenda yareza agatuza ngo ararenze, kandi atarenze. Icyiciro barimo burya aho kigarukira hahita hatangirira ikindi. Gusa hari icya nyuma, icyo cya kane, hirya yacyo nta kindi gishoboka. Icyiciro cya mbere hari icyo bita connaissance empirique, cya kabiri connaissance scientifique, cya gatatu connaissance philosophique, cya kane connaissance théologique. Ibyo nibyo tugiye kwifashisha kugira ngo mbashe kubumvisha ukuntu tugomba kuva mu bugoryi tukemera Imana. Kuko no muri Bible, muri Bibiliya haranditse ngo ubwenge nyabwo ni ukumenya Imana. Ubwenge nyabwo, ubuhanga nyabwo ni ukumenya Imana. Connaissance empirique, nzajya mbabwira ibintu by'ubwenge, nzajya mbabwira mfite icyo nshaka kubabwira, ariko tubinyuze mu bintu by'ubwenge, kuko abenshi ndabizi ko nyine ariyo environnement tuba twarakuriyemo. Connaissance empirique ukuntu imeze, hari ukuntu ubu ngubu ubajije nka nyogokuru wawe utarize byandi twita ngo kwiga nyine ngo mashuri ngo za primaire, segonderi, n'ibindi bikurikiraho, ukamubaza ngo habaye ryari, hari ukuntu areba mu kirere akakubwira ngo ubu ni 9:00. Akenshi hari igihe bihura, ariko hari n'igihe bidahura, ariko akenshi birahura nyine. Hari igihe umwana runaka ashobora kuza arwaye, umuntu wa kera hari ukuntu amureba udafite ayo mashuri menshi, akavuga ati nkurikije uyu mwana ndabona yakanuye amaso, kandi nkurikije ukuntu nabimenyereye, umuntu yakanuye amaso aba arwaye inzoka. Agahita avuga ati, yemeza ati uyu mwana ubwo yakanuye amaso arwaye inzoka, kuko ariko yabimenyereye. Hari igihe umuntu ashobora kureba wa kera akavuga ati ubwo ndi kumva inkuba buriya imvura igiye kugwa.
ariko hari igihe igwa cyangwa ntigwe, cyangwa uwo mwana wakanuye amaso hari igihe aba arwaye izo ndwara yavuze cyangwa atari zo. Iyo ngiyo bayita connaissance empirique. Connaissance empirique ni connaissance ijyanye n'ibintu umuntu yamenyereye byo muri experience y'ubuzima, ibyo wagiye ubona buri munsi ukavuga uti namenyereye ko umuntu wabyimbye inda aba arwaye inzoka, kandi ushobora kuyibyimba atari inzoka ari ibindi. Rero niyo mpamvu mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kera abantu benshi barapfaga cyane, n'ubu ngubu barapfa ariko byaragabanutse kubera impamvu nyine ndaza kubabwira mu kanya. Mbere nyine bizeraga ibyo ngibyo, ariko hari igihe uhusha ukavuga uti ubwo yakanuye amaso ubwo ni inzoka, kandi hari igihe ataba ari zo. Rero hirya y'iyo connaissance empirique realite irakomeza. Hahita hakurikiraho connaissance scientifique. Connaissance scientifique, ikintu kiri scientifique muri philosophie kiba gifite ordre et méthode, kandi kiri universel. Tuvuge nk'urugero, uburyo bapima malariya mu Rwanda niko bayipima muri Congo, muri Afurika yose, i Burayi bwose, muri Amerika, ku isi hose ukuntu bayipima ni bimwe, uko bapima inzoka ni bimwe. Ibyo ngibyo umuscientifique we agendera ku bimenyetso. Umuscientifique arabanza agapima. Igikoresho cye akoresha ni experimentation mu Gifaransa. Akora ibizami akavuga ngo resultat ni izi nkurikije ibyo nize standard, ko nabyize ngereranyije n'ibyo mbonye, ubwo nakwemeza ibi. Ariko wo muri connaissance empirique hamwe twari tuvuye wagendera ngo namenyereye ko bimera gutya, ariko tumaze kubona ko bigiraho bigarukira. Siyanse ariko nyine indwara turazipima. Murebe na byandi byenda tuvuge, byandi bavuga ngo pouvoir ngo judiciaire, bimwe by'ibintu by'ubutabera, nabo murabizi ko bagendera ku bimenyetso. Udafite ikimenyetso nta kintu mwavugana, ariko umuntu ashobora no guhimba n'ibindi bimenyetso nyine akakwemeza, kandi yenda wari ufite ukuri, ariko iyo utazi kubona ibimenyetso nyine uratsindwa. Mu isi ya siyanse nyine ni ibimenyetso bikora, ariko nyamara ntabwo ariho realite igarukira. Ngiye kubereka intege nke zabyo, nk'uko naberetse intege nke za connaissance empirique, kuko abantu ushobora kuvuga ngo umuntu arwaye inzoka kandi atari zo, ahubwo arwaye tifoyide n'urugero, cyangwa afite n'ikindi kibazo runaka akarinda gupfana ngo ukurikije ibyo wamenyereye ngo nuko bimeze. Muri siyanse nayo hari ibintu udashobora gusobanura. D'ailleurs yo nayo ubwayo ntishobora kwisobanura. Siyanse ishobora kuvuga ngo biologie ngo c'est la science de la vie, ngo physique ikabisobanura, chimie, ariko qu'est-ce que la science ntabwo ishobora kwisobanura ubwayo. Hari ibintu itasobanura. Qu'est-ce que la liberté, ubwigenge, la justice. Muzambwira umuscientifique uzansobanura ibyo bintu. Liberté, justice, violence. La violence sinzi mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu twabyita. Ubutabera ni justice, nayo imaze kubivuga. Urukundo ni iki? Ntabwo ibyo bintu siyanse yabisobanura. Cyangwa urwango, hari ibintu nyine siyanse itashobora. Ifite limite, ifite ahantu igarukira. Se nta nubwo yasobanura, ntiyashobora no gusobanura Imana, ntiyanasobanura n'ukwemera, ntiyanasobanura
hari ibintu byinshi itashobora, ifite aho igarukira nyine, nk'uko na yindi ifite aho igarukira. Hari ibintu twayaga twiga mu mibare kera tukigera muri segonderi ku by'amansambure, nka ensemble n z z c, buri ensemble iba ifite icyo bita domaine de définition, iba ifite aho igarukira nyine. Umuntu wiga mu wa mbere muri segonderi, iyo umubwiye ngo rimwe gukuramo kabiri, akubwira ko bidashoboka, ariko ugeze mu wa gatatu bakubwira ko bishoboka, kubera ko domaine de définition iba yazamuye. Abasiyantifike rero, hari abantu bashobora kugwa muri icyo gishuko cyo kumva ko ubundi siyanse d'abord, siyanse igarukira dans le domaine du sensible. Domaine du sensible, hari icyo bita 5 senses, les 5 sens muri biologie abenshi twarabyize. Umusiyantifike, ibintu udashobora kumwereka n'amaso ngo abibone cyangwa abihumurirwe cyangwa abishyire ku rurimi abyumve cyangwa abikoreho, iryo ya gatanu ni iyi, cyangwa abyumve n'amatwi, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Kuriya twari tuvuze kwa muganga bakora experience akabibona cyangwa akabyihumuriza cyangwa akabikoraho akabibona, no mu rukiko mu byo gutabera ni umuzanira ibimenyetso akabibona nyine. Ariko hari ibintu maze kubabwira mu kanya bidashoboka. Ubu se wanyereka ubutabera, wabunyereka kuri ubutabera, wabunyereka n'amaso, wabunyereka n'ibiki byose. Use urukundo warubonesha amaso, warwumva n'amatwi, waruhumurirwa, warushyira ku rurimi, warukoraho. Ubwigenge, use ubwigenge waburebesha amaso, wagira gute? Siyanse hari ibintu idashoboye. Niyo mpamvu tugiye kujya kuri nivo ya gatatu. Nivo ya gatatu ni connaissance philosophique. Tubonye ko nivo ya mbere ni connaissance empirique, ikoresha ibyo muri experience personnelle umuntu aba yaragiye agira. Connaissance scientifique ni experiment. Nyine ukora experiment kandi iri universelle, ifite ordre et méthode. None connaissance philosophique, instrumentation, igikoresho bakoresha reasoning, raisonnement. Philosophy niyo yonyine ishobora gusobanura ngo ubutabera ni iki, urukundo ni iki, ari ni iki, siyanse ni iki, inasobanura siyanse. Numva ko philosophy iri hejuru ya siyanse. Ariko nayo hari ibintu itashobora. Umufilozofi hari ibintu atashobora gusobanura. Ntabwo yashobora gusobanura ubusugi bwa Bikira Mariya, ubutatu butagatifu, ubutatu butagatifu, donc amayobera matagatifu. Ariko kugira ngo tubyumve neza tugiye kwifashisha ikigereranyo. Njyewe kera ndi umwana naragiye amatungo menshi atandukanye harimo n'ingurube. Hari igihe uba uragiye ingurube nka hano ubu ngubu ndi aho bita Bwerankore, Gikondo. Ingurube igahita yiruka ikakuvudukana ukayirukaho koko, igahita igera nka Kicukiro, ikaba irahagaze iracukuye ukabona itaruye avoka. Ikaba itaruye avoka, ni ukuvuga iyo avoka iba yayumvise iri hamwe yaturutse. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko ifite uburyo bwo guhumurirwa bwegeye hejuru kundusha. Kuko njyewe nk'ubu nk'urugero yenda ntago nahumurirwa n'ikintu kiri mu isibo ntarimo cyangwa mu mudugudu ntarimo, ntabwo ubwo bushobozi mbufite, ariko hari inyamaswa zibifite. Hari igihe ujya kubona ukabona
hagiye kuza nk'icyorezo runaka cyangwa ibiza nibyo nari ngiye kuvuga, ukabona nk'inyamaswa runaka zirahunze nk'inyoni n'ibindi byose ukabona bihunze nk'agace runaka, buriya biba byabyumvise, cyangwa kwa kundi bavuga ngo igihunyira, hari ukuntu ibihunyira, inyamaswa zitwa ibihunyira zirara zirira nk'ahantu, burya hari ibintu ziba ziri kubona twebwe tutabasha kubona bigiye kuba muri ako gace. Hari abazita ngo ni inkunguzi ariko ntabwo ari inkunguzi, ni uko hari ibintu ziba ziri gufiringa bigiye kuba. Noneho rero niba inyamaswa zimwe na zimwe, ariko si ibyo gusa twumve, si ibyo mu buryo bwo kubona no guhumurirwa, oya mu guhumurirwa n'ibyo mvuze, ahubwo mu kureba, hari inyamaswa ishobora kureba ahantu wowe utareba, muri metero runaka wowe utashobora kureba. Ubuse nk'urugero, nk'ubu ngiye hano ndi Gikondo, ubu nakumva imodoka iri mu mujyi, ubuse ibintu biri mu mujyi ndi kubireba, ubuse ibintu biri mu gihe cyashize, igihe navuyemo, nako igihe ntaba mbere y'uko mbaho, uretse ko n'igihe nari ndiho hari igihe nabaye ubwenge butaragira, hari ibyo ntazi. Ni ukuvuga nusoma limite dans le temps et dans l'espace, muri space ndi limite mfite aho ngarukira, no mu gihe ndi limite mfite aho ngarukira mu gihe n'ahantu, donc ndi umunyantege nke. Mutagatifu Saint umenya ari Saint Auguste, ako niba atari we bazankosora. Augustine Mutagatifu ngo yashakaga kumva ubutatu butagatifu, kubera ko yari umufilozofe, mbere y'uko yemera Imana aratembera aravuga ati reka njye nko ku nyanja, ahantu hatuje nyine hashobora kumfata muri inspiration, nyine nkagera ku cyo nshaka kugeraho. Aragenda ahasanga akana kari gucukura akobo kicaye nyine ku nyanja, kakajya gafata amazi yo mu nyanja kakayashyira muri ka kobo kacukuye. Arakabaza ngo niko wakana ngo uri mu biki? Ngo ndi gushaka gufata ino nyanja nyikamirize muri aka kobo, yose nyishyire muri aka kobo. Aragaseka ngo ariko abana muri ibigoryi koko, uzi ko abana muri abana gusa, ngo urumva ibyo bintu bishoboka? Urabona aka kobo wakoze washyiramo ino nyanja igakwiramo? Akana nako karamuseka byataye, aramubwira ati ariko nubwo ndi ikigoryi ariko nawe uri ikigoryi, nk'uko ndashobora gufata ino nyanja nyishyire muri aka kobo, ni nako nawe ibintu urimo poroje urimo idashoboka. Ntabwo ubutatu butagatifu bwakwirwa muri ako gatwe kawe. Isoni ziramwica. Urumva ko ibintu nari mvuze birahuye n'icyo kigereranyo. Udutwe twacu ni duto, hari ibintu bidashobora gukwirwamo. Niyo mpamvu dusubiye inyuma gato, umuntu ufite connaissance, ubumenyi bwa bundi buri empirique, agatwe ke kaba ari gato byahatari, nyine hari ibintu biba bitarimo, noneho yemeje ko ari byo bishoboka byonyine, nyine urumva hahita hashya. Bigira ingaruka kuri we ubwe, ku buzima bwe ndetse no ku bandi. Umuscientifique nawe, connaissance scientifique nawe agarukiye aho, nawe cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko reality irakomeza no hirya yaho agatwe ke kagarukiye. N'umufilozofe nawe nibyo ngiye kubereka. Umufilozofe harahagarukira ibintu utasobanura, bimwe bivuze ubutatu butagatifu, ubusugi bwa Bikira Mariya, ibintu by'amabonekerwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bya bindi abantu bari bamaze iminsi bibaza ngo ni Bikira Mariya ngo kuki yabyaye ngo agakomeza kuba isugi, ibyo ngibyo ntabwo wabyumvisha ubwenge ngo biguhire. Niyo mpamvu kwemera ari ngombwa. Mwibuke ko titre insanganyamatsiko iravuga ngo tuve mu bugoryi twemera Imana. Ubugoryi mu gifaransa ni ignorance. Ignorance kandi tubonye ko muri ziriya nivo enye zo kumenya, nyine hari na ignorance ihita ibizamo.
Imana rero tugomba kuyemera byonyine tugeneye no kuri kiriya kigereranyo mbahaye, kiriya mbahaye cy'uko hari ibintu ndashobora kumva, ibyo ndashobora kubona, kuko mfungiye mu gihe n'ahantu. Imana rero tugomba kuyemera, kwari kugira ngo mbahe mbereke ko tugomba kuyemera unakoresheje ubwenge, atari ukubyemera nk'igihubutsi, wabyemera ko ugomba kwemera Imana. Kuko usibye n'Imana hari n'ibindi bintu byinshi nabyo birenze ubwenge bwacu nyine. Hari ahantu nasomye mu isezerano rya kera nubwo ntayibuka neza, ngo ntawabonye Imana ngo abeho. Niba bimwe mu by'Imana yaremye utabibona ngo ubeho, nk'urugero izuba, izuba nta muntu ushobora kuribona ngo abeho, kandi ni ikiremwa cy'Imana. Izuba tubona imirasire yaryo ariko ntabwo dushobora kuribona, kuko ububasha ryifitemo n'imbaraga zifitemo umurebanye wahita upfa. Niyo mpamvu abize geogarafi hari leya kushe yitwa ozone, izuba nyine rikubitaho ubundi rikariyungurura rikatugeraho ari uturasire, ariko urebanye n'izuba wahita urangira. Noneho ibaza Imana, uriya ni nayo mpamvu nyine ni uko ijambo rigira umuntu abana natwe. Imana iramutse ije mu bubana bwayo itabanje ngo yikomvatinge yihindure nkawe nyine, ntabwo wabasha kuyibona, wahita unarangira. Imana rero tugomba kuyemera, ariko niyo utayemera amabuye yayemera n'ibiti byayemera, kwa kundi byanditse muri Bibiliya. Bizera ko kino kiganiro aricyo kizabamarira. Tuzajya tugenda, hari umupadiri kera watwigishaga ariko avangamo ikintu bitwa ngo gute de sagesse, ngenda mbavunguriraho gake gake, ubwo namwe ibindi mubyiyongerereho. Murakoze.